abandi b'umugoroba cyangwa igitondo kuri bamwe. Yego. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ndumva bamvuze, nitwa Felix Mwungeri. Ndi umugabo wubatse, urugo rwanjye ruba muri Canada, Yego. ruba muri Amerika, ariko kenshi mba ndi no muri Canada. Ndashima Imana ko ari umwizerwa. Nacyo kintu ndi buvugeho umwanya aribuze kuba munini cyane. Yego. Ndaza kuvuga ukuntu Imana yizerwa. Imana ni umwizerwa. Ni umwizerwa yamaze gukora ibyo wayisabye. Ni n'umwizerwa itarabikora. Ni umwizerwa wariye. Ni umwizerwa waburaye. Imana ni umwizerwa inka zabyaye. Ni umwizerwa zanyazwe. Imana ni umwizerwa mu mahoro. Ni n'umwizerwa mu ntambara. Amen. Kandi Imana ntikiranirwa. Niko Imana imeze. Niko Imana imeze. Nubwo hari ibihe bimwe bijya biza bikaremerera imitima, ariko mu by'ukuri uko bimeze kose, kimwe mu bintu utazemerera ko umutima wawe wibagirwa ni ukwibagirwa ko Imana yizerwa. Amen. Uzakomeza icyo ngicyo nubwo n'igihe ibindi byose byaba byahungabanye. Uzakomeza ubwira umutima wawe ngo umutima wanje Imana iracyari umwizerwa. Amen. Amen. Nkunda amagambo Yobu yavuze, ariko ngakunda cyane ibihe yayavugiyemo. Mu bihe yari arimo, ukuntu byasaga, abana bose bapfuye, amatungo yanyazwe, umubiri washenjaguritse, warwaye, inshuti zamuhindutse, umugore arimo amubwira ngo tuke Imana, abwira ngo upfe, ibintu byose byangiritse. Arangije arahangara, abwirira abantu muzi yuko umucunguzi waje ariho. Amen. Amen. Umucunguzi waje aracyahari, aracyahagaze, kandi amaherezo azagaragara. Aravuga ngo urwanje nirwamara kubura nzamurebesha amaso yanjye atarayundi. Amen. Rero bavandimwe, ikintu nifuza kuza kuvuga, nubwo ndibuze gutinda mu buhamya, ariko ko ndifuza cyane cyane ko tugumana kuri iri jambo rivuga ngo Imana ni umwizerwa. Ni umwizerwa. Niba hari ikintu mu buzima bwawe Imana yavuganye nawe, ntuzigere wibagirwa na rimwe ko Imana ari umwizerwa kubyivuga byose. Niba hari ikintu yavuze, Imana irizerwa rwose. Irizerwa, amaso yawe azayibona ibikora. Ndifuza ko ubuhamya bwacu tubwubakira kuri ibi byanditswe bibiri, byombi biri muri Yesaya. Yesaya turabanza dusome 25 umurongo wa mbere, cyangwa 25 umurongo wa mbere. Aravuga ngo Uwiteka Nyagasani ni wowe Mana nzajya kogeza, himbaza izina ryawe, kuko ukoze ibitangaza wagambiriye kera, ugira umurava n'ukuri. Kongera dusome Yesaya 66 umurongo w'9. Aravuga ngo mbese nzatuma batwita ne gutuma babyara, nibyo Uwiteka abaza. Ko ari gutuma babyara nabaza ibinda, nibyo Imana yawe ibaza. Amen. 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 Bavandimwe, aya ni amagambo Yesaya yavuze. Aravuga ngo Uwiteka Nyagasani ni wowe Mana yaje nzajya kogeza, himbaza izina ryawe, kuko ukoze ibitangaza wagambiriye kera, kandi ugira umurava n'ukuri, ugira umwete mwinshi kandi n'ukuri. Hepfo aravuga ngo mbese nzatuma batwita ne gutuma babyara, ko ari gutuma babyara nabaza ibinda. Ndaza kubaho ubuhamya bushingiye kuri iri jambo, ari nabwo nifuje kuvugaho. Kera ndibuka nari i Burundi muri ibyo bihe, umunsi umwe ndaryama ndarota.
ndota inzozi zitangaje, ndota mfite inda kuri we, mbona nsigaje igihe gito ngo mbyare, kandi nkabona n'ibintu bisanzwe. Muri izo nzozi nza kubona umuntu bita yari umuyobozi mu rusengero rwacu yitwa Patrick n'umudamu we, bari abantu twaririmbanaga, yaratari umudamu we, umukobwa bita Tereza, n'undi musore bita Aime, ubu ni umubishopu wita Aime Ninganza. mbona mu nzozi baje kunsura, barangije ndabaherekeza, mbagejeje ahantu nabonaga ndi ahantu bita mu Kinanira. Bagejeje ahantu ku muhanda barambwira ngo uhumure, ejo bundi nubyara tuzibuka ko wari utwite. Amen. Ndangije iyo nzozi irancanganyikisha, inteza ikibazo mu mutima, komeza nibaza ibi bisobanura iki, ko ndi umuntu w'umugabo, ibi bintu byo gutwita, kurota ntwite bisobanura iki? Numva bimbujije amahoro, sura ntazi icyo bivuga. Bukeye uyu munsi umwe ninjira mu Gatatu i Kigali. Ngeze mu Gatatu nicaye mu materaniro, numva ijwi rimbwira ngo umuvugabutumwa yaragiye guhaguruka, rirambwira ngo mwungeri ngo tega amatwi ngusobanurire inzozi umaze igihe wibaza utazi icyo bisobanura. Icyo gihe bari bakiriye Pasiteri Eliyazari Kinihirwa. Soma ijambo muri Yesaya 66:9, ariryo riri jambo dusomye. Aravuga ngo mbese nzatuma batwita ne gutuma babyara, ko ari njyewe utuma babyara n'abazirinda. Ndangije numva avuze ibyo narose, ariko ntabwo icyo bisobanuye. Arangije arasobanura ngo mbese nzabaha amasezerano ne gutuma asohora, ko ari ejo yasohoza nzongera nyitange kugira ngo adasohora. Ndangije ntahura icyo Imana irimo ivugana naje, menya uwo munsi ko ari isezerano Imana ishaka ari inda y'isezerano iri muri je igomba kuzavuka. Ndangije ntangira kuritegereza, ndaritegereza. Rya sezerano yambwiye, yarambwiye ibintu byinshi cyane kuva ndi mutoya. Abo twabanye ubushize nababwiye ko ntagize umugisha wo kubona ababyeyi banje, ku buryo sinigeze mbabona, ku buryo mu mutwe wanje no mu mutima wanje no mu bwenge bwanje sinibuka n'isura zabo. Ni ukuvuga nta na kimwe nibuka hejuru yabo. Nababwiye ngira ngo niba rimwe sinibuka neza ko hari igihe nigeze kujya kureba mama wacu umwe, bambwiye ngo yasaga na mama. Ngenda kumureba, ariko intego yari injanye ko ari ukugira ngo menye uko mama yasaga. Ndagenda njayo ndamubona, mbimubwiye ukuntu aricyo cyangenzaga, ko yari yamenye uwo ari we. Ndamwibwira, maze kumwibwira mubwira ikingenza. Umukecuru ahita yikubita hasi, mukanya aza kubyuka, baramufasha arabyuka. Ariko nyine uwo munsi ngenda intego ari ukumenya uko mama yasaga. So ayo mahirwe yo kubana na mama sinigeze nyagira, nayambuwe vuba cyane, nayambuwe nkiri muto. Ubuzima bwanje bunyura mu butayu bukomeye, nyura mu buzima buhabwa ibintu byinshi mu buzima, ariko umunezero waje ari mukeya. Nabaye mu miryango myinshi inkorera ibintu byiza cyane, ari nagiye mbona ibindi bintu biremereye mu buzima. Ariko cyane cyane mbona Imana. Amen. Nabonye aho umuryango uhemuka ukagezaho ubura n'umuntu n'umwe usigara ari muzima. Nabonye aho isi imera nk'iyakwibiranduriyeho. Nigeze kubaza Imana rimwe, ndayibwira ati se Mana, wanyangiye mu nda kuki ibintu byiza byose ntagira amahirwe yo kubibona? Kuko narakurikiye nsanga data sinigeze ngira umugisha wo kumubona. Mukaka yapfuye mvutse,
mama apfa nkiri muto, noneho ngera mu minembwe muka kubyara mama akiriho, Yego. barangije bambwira ko yapfuye bavuye kumushinga, nawe sinamubona. Yego. Ni ukuvuga mu kanwa kanje sinigeze mvuga ijambo data keretse iyo ndibwira Imana. Yego. Sinigeze mvuga rya rindi bajya bita ngo ni papa mudogo cyangwa papa mukubwa. Yego. Ntabwo nzi data wacu. Mu kanwa kanje sinigeze mvuga ijambo mukaka. So mu yandi magambo, ayo magambo sinyazi. Yego. Muri ibyo bihe byose nabwiraga Imana ayo magambo, nari muto cyane, ariko ngira umugisha wo kugira Imana inyihishurira ndi muto. Ndi muto cyane, angira kugira inzozi zidasanzwe no kubona ibintu bidasanzwe, ariko simenye ikibyihishe inyuma. Ntabwo nari nzi ikintu, kuko sinari nzi ko hari icyiza kindi cyoboneka nyuma y'ibyo bibi byinshi. Yego. Kuko nababwiye ubushize, abana b'imfubyi tugira ibintu byinshi bitandukanye, kuko hari igihe bose badukorera ibintu byinshi ariko bimwe ntitubibone. Kandi ntabwo tutabibona, ikindi gitangaza kiba cyabaye, narababwiye ngo ndababwira mu iryo tangazo buri muntu wese aritware, cyangwa umuntu wese urera imfubyi cyangwa uzazirera cyangwa urimo azirera none, hari ikintu kimwe mugomba kwibuka, nuko abo bana icyo babuze ntimugifite kandi ntimwakibona. Niyo mpamvu uzibaza ngo ese ngo ni kuki ajya akomeza kurakara cyangwa kutanezerwa kandi namugaburiye, yariye nk'abandi, yambaye neza, nta kintu ntamuhaye, kuki atanezerwa, kuko atagubwa neza. Ukibaza, ugahora ubyibaza impamvu. Nta yindi mpamvu ibitera, icyo abura ntiwakibona, ntacyo ufite, kandi icyuho gihari ntiwakicaramo ngo gikwirwemo. Niyo mpamvu ugomba kumufasha ufite kwihangana kwinshi cyane, kubera ko uzi neza ko ibyo abura ntiwabisimbura, ntiwabibona, ntiwabigura, ntiwabivunjishamo ibiryo, ntiwabivunjishamo imyenda, ntiwabivunjishamo school fees. Ni ukuvuga nta kintu wakora cyosimbura icyo. Niyo mpamvu bisaba kwihangana kwinshi, bisaba gutegereza, bisaba kumwumva, kubera ko mu by'ukuri icyabura ntiwakibona. Yego. Muri ubwo buzima nagiye mbonamo ibintu byinshi. Nababwiye urugendo nakoze mva muri Byura, nabonye aho abantu b'abagabo tuvukana, twabanye mu muhana, tujana mu rugendo, tugeza ahantu bavuga ngo buriza abana bose n'abagore, buriza abana bose n'abagore, kandi naje nari umwana muto. Icyo gihe ndasigarana n'abagabo, sigarana n'umukecuru wari untwaye, n'undi mwana yari ahetse. Duca mu nzira y'Irulimba za Force Bendera, tugera i Rulimba, dutangira urugendo rw'amaguru, baradusiga. Tugenda urugendo rurerure n'amaguru, mu buryo buruhanyije, butazi niba tuzoshika. Ikijya kiyereka ko nari muto cyane, nuko narimo ngenda ndira ngo mushenge yururuse umwana ahetse nanje ampeke. Ariko Imana igenda iba umwizerwa, nubwo ndimo nsubira inyuma. Imana iba umwizerwa ku buzima bwanje ku buryo butangaje. Nanibuka bijya gutangira kumva umutima wanje uhuye n'Imana, hari ikintu cyambayeho kimwe sinasobanukirwa icyo ari cyo. Nanibuka umunsi umwe nagiye mu mahombi, nsanga bari mu mahombi basenga, nabaga ku Kabingo hariya kwa Gasare. Nsanga bari mu mahombi basenga, nijiyemo ntaratangira gusenga, numva gusa mu maso yanje aratemba amarira menshi. Ndarira ku buryo narize, nta kintu nabanje gutekereza, nta kintu cyabanje kumbaho kidasanzwe. Ndira amarira menshi ku buryo n'ubu nkikibuka iryo joro.
yego hanyuma kuva icyo gihe numva umutima wanje ubokeye kuba ahantu nkajya numva nk'aho hariho honyine noba nkanezerwa kurushaho. icyo gihe ndibuka natangiye gukurikira abantu bagiye gusenga nk'abakurikira bakampanurira bakambwira ngo Imana izonkoresha ibintu bitangaje. ndi umwana muto wiga muri primaire ngira ngo icyo gihe nari nko mu mwaka wa 4 cyangwa wa 5 bambwira ngo Imana izankoresha ibintu bikomeye nkibaza ibyo ari byo simbyumve. nyuma yabwo ntangira kuba wa mwana ugenda muri Sunday school yasanga abarimu bataje ntababare. yego ubwo jewe nigeze mbabara ko abarimu basibye kuko iyo basibaga nabaga mbona nk'aho ari nje nyine basigiye abana bose muri Sunday school. yego kandi bamwe bari bakuru cyane kuri jewe n'abandi bari bato kuri jewe, ariko iyo basibaga byasobanuraga kuri jewe ngo ni jewe uri bwigishe none. yego uwo ngatangira nkabwiriza abana muri Sunday school nkabigisha ijambo ry'Imana, mbaho muri ubwo buzima bubona imirimo myinshi y'amaboko y'Imana. yego ndaza natekereje kubera igihe mfite natekereje ko ntari butinde cyane ku buzima bwinshi bw'ubupfubyi bwanje, kuko muri ubwo buzima naboneyemo ibintu byinshi cyane. nabonye aho umuntu akubwira ngo jya kwa nyoko yego kandi uri wiwe kubera adahari. nabonye hari ahantu nigeze kugera umuntu bategura ibyo kurya ngo tuvuye ku ishuri tuza kwirukanka, ibyo byamaze gutegurwa turakaraba ngo turye, tumaze gukaraba tugiye kurya barambwira ngo jewe nitegereze se w'abana dusangire. ndamutegereza kuva saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10 babana barasohoka batangira gukina agapira. bamaze kurya barakina, bagejeje saa 10 barinjira mu nzu bafata ibyo byase batangira kubirya. wa mumama arambwira ngo caho gende wangatwa. akaraba ndangatwa. burya nasanze kuzira ni ibimenyetso bigaragaza ko ufite amahitamo menshi. ufitemo amahitamo menshi, ariko iyo nta mahitamo kuzira nta kubaho. urabirya wabita nk'amarira ariko ukabirya. Imana aho hose mbona kwizerwa kwayo. njya nibuka Imana imbwira ko nzaza muri kino gihugu. yabimbwiye inshuro nyinshi cyane kubera icyo gihe nari nagize ikibazo gikomeye. nanabonye ibyangombwa byo kuza muri Canada ngo bamare babinyakira ku mupaka wa Gitumba. babinyatse mbabara cyane kuko nari namaze gutekereza ko ahari ariyo masezerano Imana yambwiye yagiye gusohora. yego noneho babinyatse nibaza ibibaye biransiga ndababara. ngerageza kunegosiya ngo babisubize barabinyima. noneho umunsi umwe ndimo menye ko abo twarimo tujana bagiye nasigaye manuka ku isoko ya Nyarugenge ndira ahahoze isoko ya Nyarugenge kubaze mu mujyi wa Kigali nera Kimisagara. ndagenda Kimisagara ngeze ahantu usanga barimo barasenga mu gatatu. narimo ngira mu muhanda ndangije mbwira Imana ku Mana ngiye kwinjira muri iki cyumba cy'amasengesho. ikintu ngusabye ni kimwe, niba ukibaho, kuko uwo munsi narayibwiye ngo Mana kora kuba narakwibesheho ngakwita data utanzi nk'umwana. aho kwihakirizwaho kwitsindiraho ariko ubwawe utabizi ko ndi umwana wawe. none rero wa Mana we niba ukibaho ukaba ukiri Imana ikora, ngiye kwinjira muri iki cyumba cy'amasengesho. ndagusabye ikintu kimwe gusa muri aya materaniro. ikintu kimwe ngusabye ni iki:
wiyaraje umenye iyo utwara kano gahinda sinshaka kukararana. Yego. Ninjira mu masengesho uwo munsi bwa mbere mu mateka yanjye ngira ngo niwo munsi nicaye ku gatebe k'inyuma ko mu materaniro. Kubera ukuntu narakariye Imana, numva umutima waje washenjaguritse, numva ntakinejeje gihari, ndagenda nicara ku gatebe kari iyo ngiyo inyuma. Ndangije nicaye ndategereza ngo Imana imbwire. Numva ijambo ry'Imana bageze igihe baravuga ngo mujane amahoro y'Imana, nta gisubizo ndabona. Bivuze ndavuga ngo njyewe ntahonja kubera ko sindasubizwa. Ibiri Imana ngo Mana ntahonja. Abantu barasohoka hanze, imvura iragwa, bararindira. Burya barindiriye umuntu yinjira mu cyumba cy'amasengesho muri urwo rusengero ubushibukanwa. Aravuga ngo rimvuye kuri Goma ngeze Gisenyi, Imana irambwira ngo nimbanguke muri uru rusengero ndahasanga umusore bita Mwungeri. Ubwire ngo wakoze urugendo barakugarura uriheba, ndi Imana simpindurwa n'ibihe. Uzagenda kandi uzavuga ubutumwa mu isi. Amen. Akibivuga aragenda, ageze mu muryango nibuka ko hari ijambo yambwiye ntasobanukiwe. Ndayibwira mbumbye akanwa mbwira Imana ngo Mana, niba ari wowe wamutumye iki ni kimbere ikimenyetso, nahindukire asobanurira ibintu avuze sinabyumva neza. Kanya ahita ahindukira arambwira ngo hari amagambo nakubwiye nti wayumva neza. Uzaja muri Amerika ariko uzavuga ubutumwa mu isi. Yongeraho irindi jambo ngo nzagukoresha imirimo utigeze kubona, utigeze no kumva. Ndangije ndabyibaza, ibyo ari byo birantangaza. Aha numva umutima wanjye utuje. Ndagenda nje Burundi, ngeze i Burundi haza umugabo w'umurundi ansanga mu rusengero rwa Minevame hariya mu mujyi wa Bujumbura, arabisubiramo. Bukeye ndahava ndimo ndasimbuka kubera yuko hari bamwe twabanye mu buhamya bwabaye mbere barabikurikiye. Ngeze Buvira haza umugabo bita Dawudi twabanye naga muri Jurawu, ni Dawudi w'umugabo bita Muhenga. Asanga i Buvira mu kazu twabagamo Byemalaki, arambwira ngo twari mu rutigita dusenga. Ngo bita Munyakaza abwira Dawudi ngo narambura ikiganza, arakirambura ngo afata urutoki rwe atangira kwandika mu kiganza cya Dawudi, aravuga ngo uru ni urwandiko rw'umusore bita Mwungeri w'abanyabyinshi utuye i Buvira. Uyu munsi dusenga na hano, iki nicyo kimenyetso Imana ibahaye. Nawe yasengeye i Buvira, yashitse i Buvira none yaragiye mu mahanga baramugarura. Mugende mumubwire ngo ndagukunda, niko Imana ivuze. Icya kabiri, wakoze urugendo barakugarura uriheba, ndi Imana simpindurwa n'ibihe. Uzagenda kandi uzagenda binyuze ku mugabo w'uruhara muzahura ku kibuga cy'indege. Amen. Kandi umunsi wabonye uwo mugabo w'uruhara uzahita usezera kuko urugendo rwawe rugenda ruzaba rugeze. Ndatura imyaka irarenga igera imyaka 10. Muri ya myaka 10 mbona nabonye ibintu byinshi cyane. Nibuka turaho i Buvira, umunsi umwe turimo dusenga, Imana iratubwira ngo mukora amasengesho y'iminsi 6 mu guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, kuko ku wa gatandatu kuwa mbere kugeza ku wa gatanu, kubera ku wa gatandatu hazaba serwakira. Ku bantu babaye Buvira mushobora kuba mwibuka ubwo buhanuzi. Turangije tujya gusenga tubaza Imana ngo ese Imana iyo serwakira ni kuvuga. Iratubwira ngo ni intambara izaba ku wa gatandatu. Ndibuka abapasiteri baraterana bapanga amatorero ukuntu azasenga yiriza ubusa. Itorero ryacu rya Minevame ryagombaga gusengana na Methodiste ku wa 4. Wa 4 turasenga, ndangije ku wa 6 byari byateganijwe yuko abantu bose bazahurira muri Kadesi. Havuye ahantu ku bitaro nari ngiye gusura umwana umwe w'abasegege witwa Claudine, njyana n'umuhungu bita Yotamu, n'umugabo utuye muri Kigali, n'undi bita Mukwiza James atuye mu Bwongereza.
turajana ngo tugere mu bitaro dusura uwo mwana, numva muri harimo harazamuka amagambo y'indirimbo. Ndaba nicara ku ruhande mfata impapuro ntangira kwandika indirimbo. Nandika amagambo menshi cyane yuzuye impapuro zigera nko muri 3 ngira ngo. Urumva nta ndirimbo yesha ngo kibaho ku isi, no kuvuga nyine byari ibindi bintu. Nanditse ibintu byanga gushira mu mutima kugeza igihe nsanga nanditse amapaje menshi. Yego. Muri icyo gihe mu magambo nanditse nibuka harimo ijambo rivuga ngo Satani nagutera ubwoba akwereka ejo hazaza habi, uzamwibutse ko n'ejo hashize atagukundaga cyangwa ngo abe yarakugiriye impuhwe, ahubwo ubuntu bw'Imana nibwo butuma tudashiraho. Amen. Ayo niyo magambo nanditse uwo munsi, n'ayandi menshi. Nandika amagambo menshi nerekana ukuntu Satani yashutse abantu benshi cyane bose ababwira ko bagiye gutsinda urugamba, ariko bagasoza batsinzwe. Yego. Abo yashutse akabereka ubuhangange bwabo, agasoza baciye imitwe. Abo yashutse ibintu byinshi cyane, ugenda ureba abantu benshi yagiye ashuka bose agasoza bahitanye. Yego. Ibyo ndabyandika. Ndangije kuwa gatanu tuja muri kadese, ngenda mfite bya bipapuro byanje. Ngeze mu materaniro turasenga, turimo dusenga numva Mwuka Wera mpatiye gusoma bya bipapuro nanditse. Ndahaguruka nsaba amateraniro ngo nsaba pasiteri wari uyoboye umwanya ngo nsome ibyo bipapuro. Noneho mbisomye hamanuka imbaraga, njya nibuka uwo munsi ko nabaye nkucanganikiwe, ndeba abantu bose bahagurutse, bamwe barimo biruka mu rusengero, abandi bavuza induru. Noneho mera nk'umuntu utarimo umenya ibirimo biraba, kubera ukuntu narimo nsoma ibipapuro mbona habaye ikintu kidasanzwe. Yego. Ndangije icyo gihe umupasiteri watwigishije uwo munsi atwigisha ijambo rivuga ngo nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwaho ikaja imuhengeri, naho amazi yahorera. Vugamo ijambo rivuga ngo mubwire abatekereza guhungira mu Rwanda, ngo mubabwire ngo twamaze kubona ubuhungira ahangaha. Amen. Mubwire abatekereza guhungira i Burundi twamaze kubona ubuhungira ahangaha. Mubwire abatekereza guhungira mu misozi miremire ko twamaze kubona ubuhungiro. Kuko icyo gihe twarimo dusenga Imana ngo izaduhishe. Irangije uwo mupasiteri atubwiye gutyo, ndahaguruka ndababwira ngo ikizatera cyose sinzagihunga, kuko namaze kumva ubwo buhungiro buvuze, namaze kubwinjiramo. Amen. Noneho mu rukerera tugiye kumva twumva amakombora atangiye kugwa mu mujyi. Ntabwo nari ndi mu rugo, ndazamuka ngeze mu rugo iwacu nsanga batangiye guhambira ibintu bagiye guhunga. Ndababwira ngo imyenda yaje muyisubize aho mwayikuye kuko nje simpunga. Kuko u Rwanda arambwira ati uko nk'uko wowe ugiye gupfa nta kindi, abapfa nuko basa. Yego. Ndamusubiza ngo niba Imana yiringirwa muzabindeberaho, kandi niba itiringirwa muzabindeberaho. Amen. Intambara iraba, barahunga bose, bamaze guhunga sigara mu nzu. Muri ako kanya ndi muri ya nzu, numva ndatekereza ngo ese ubundi saa 5 z'amanywa nsanzwe mba ndi mu nzu. Ndavuga ngo niba ari Imana impisha, nasohotse ikampisha hanze, ikampisha aho nsanzwe mba ndi. Ndasohoka, amasasa ari menshi cyane barimo bagwanira hariya kuri kajya Mabenge, kandi turi muri Bemalaki, amasasa aca hejuru ubibona. Noneho muri ako kanya Imana ikora ikintu muri jewe ntazibagirwa mu buzima bwanje bwose. Yego. Ifata ikintu bajya bita ubwoba, ikinkuramwo iragitwara. Iragitwara rwose. Uwo munsi niwo natekereje ko babantu tujya twumva intumwa za Yesu zaciwe ibihanga, zakuweho uruhu, zagize gute. Natekereje niba zari zimeze ukuntu yangize uwo munsi, zishobora kuba zitarabyumvishe. Tuzobimenya tugezeyo. Amen. Imana ishimwe. Amen. Numva ko ikintu cy'ubwoba cyose gishira, ku buryo numvaga
amasasu nta kintu areba kandi mfite ubwenge bwose nta kintu cyo guhahamuka kiri ku mutima. Ndagenda negamira igipango cy'umugabo bita Mugunga cyari gifatanye no kwa Pasiteri Mudakikwa. Ku bantu tw'abanyubuvira bashobora kuba bari hano mushobora kuba murimo mufata pike ayaho hantu. Yego. Ndahegamira kujya mpegamiye ngiye kubona mbona mayimayi ziraserutse harimo n'abandi bantu bavugaga ikinyarwanda. kuko ndibuka ko abangezeho bamvugishije mu kinyarwanda. Yego. Baraza bangezeho nabonaga abantu barimo bagenda bameze kuko ubona igihuru kigenda. Ni ukuvuga bari bambaye ibintu bimeze nk'amababi nk'amashara y'inkoko ibintu bimeze ukuntu. Baraza baseruka ahantu haruguru yo mu rugo iwacu ahantu habaga kwibuka habaga umugabo ari hatuye Pridasi. Niba nababoneye bwa mbere baserutse abandi banyura mu kandi kayira ko hirya kandi twebwe twari dutuye haruguru yahabaga igisirikare ko hafi haruguru yo kwa Mutebutsi Marehemu Mutebutsi. Noneho baza basa nk'aho ariyo target. Baza bangezeho barambaza ngo kuko intahunze ndababa barambaza ngo abandi barenda babwira ngo bahunze. Arambaza ngo nje ko ntahunze ndababwira ngo nabuze impamvu zo guhunga. Barambaza ngo ese ngo ahantu twabona amazi yo kunywa. Mbajana mu rugo hari hasigayemo akajerekani karimo ubusa ndakabaha bavoma amazi baranywa basiga aho ngaho. Barahasiga nyuma yabwo haza kuza umumama twari duturanye wabaga munsi y'iwacu w'umushi. Aramfata anjaniwe arambwira ati ndatakukira muri nozu ajaniwe abariho buriya abantu benshi mu by'ukuri niyo mpamvu nzakomeza kuvuga ibi ngibi. Cyazagira umuntu n'umwe mu buzima uvuga ko hari ubwoko bw'abantu bubi bubaho kandi ntihazagira n'uwibeshya ko hari ubwoko bw'abantu bwiza bubaho. Ni ukuvuga mu moko yose yo mu isi habamwo abagome, mu moko yose y'isi habamwo abeza. Nta bwoko butagira abazima, nta bwoko butagiramwo abagome. Kuko abantu bose Satani yayoboye babasha kuba abagome, abantu bose Satani yayoboye babasha kuba babi, kandi abantu bose Mwuka Wera yagendereye babasha kuba beza. Cyane. Ako nako nari nyujije mubwira ngo nako tugatware nk'isomo ry'uyu mugoroba. Iyo ntambara iransiga amahoro. Iransiga amahoro ndabyibuka ko navuye aho nyuma yabwo haje kuza n'abandi bantu b'iwacu bari barimo umugabo bita uriya Colonel Nyamushebwa n'abandi bantu bahageze. Ndabyibuka navuye aho ngaho njya kubareba hajemo umugabo umwe mwene wacu wari uri hariya yaracumbitse hariya kwa Rugazura yitwa ngira ngo ni Benjamin niba ntibeshize ku izina. Arambwira nze kumusanga Murongwe. Ndagenda njya kumureba Murongwe. Ngeze Murongwe usanga aho bambwiye nsanga ntawuhari. Ndagaruka ntangiye kuzamuka kariya gasozi kagana kuri Generale ngiye kubabwira ikindi gitangaza Imana yakoze kugeza ino tariki itarasobanukirwa. Ngeze nzamuka kariya gasozi kaja kuri Generale ngiye kumva numva umuntu ukavuza induru aravuga ngo mutoto ya CPS yari umuntu ushinzwe umutekano cyane wa renseignement. Icyo gihe yari umugabo mbere se wabo none kubera nabanaga nawe cyane benshi b'Ibuvira bari bazi ko ndi umwana we. Noneho hakaba hari umusore umwe twari tuziranye cyane yari ngiye kandi akaba n'inshuti yaje twari twaramenyanye cyane. Ngahamagara abamayimayi arababwira ngo mutoto ya CPS ngiye kubona mbona abamayimayi batandatu bose baturutse inyuma baza biruka
basa n'abasanga noneho Yego. umutima umwe urambwira ngo nimiruke umbwiye ngo nimiruke ndavuga ati ese ubundi bwo ndiruka se umwanya ungana iki? kuko narebye mbona ku mpande zanje abangose bonyine barahita bamfata Yego. ndangije muri izi hahita hazamo ijambo rivuga ngo niba ari ugupfa reka mpfe ndarushe Yego. kandi niba ari ugukira imana ifite imbaraga zo kunkiza ariko muri ako kanya hahita hiza mu mutima wanje nkomeza ngenda uko nagendaga kigera hejuru ya kariya gasozi gutya bageze nabo muri metero zikeya naho ngeze ngiye kubona mbona haje umunyonzi uturutse kiyo kuri kajya amabenge amanuka imurongwe nanjye ndimo ndava murongwe nzamuka murabyumva ukuntu bimeze ngeze hariya hejuru wa munyonzi angezeho ahindukiza ikinga rye arambwira ngo ninurira ntware ndamubwira ngo nta mafaranga mfite arambaza mbese hari amafaranga nagusabye Yego. urira mu gutware ndurira kimara kurira baba mayimayi batangira kurasa bahamagara barimo bavuza induru abantu noneho kujya barashe abantu bose bari mu muhanda bariruka ariko kijya kintangaza kugeza iyi tariki sinzi amenya uriya niba ari umuntu wantwaye niba ari umumarayika wantwaye niba ari kandi kijya kimbaza sinibutse no kumubaza n'amazina ye wa muntu ikijya kintangaza kuri we ni uko barasaga bakavuza n'induru abantu bose bakihindura bakiruka ariko we akamera nk'utumva ikinga rye ngaho nta cyabaye ngaho nta gihari ngaho nta kintu arimo yumva yamanyonga ikinga rye arantwara angeza ahantu niba mubyibuka ahantu habaga ngira ngo ni ba pasiteri Kinyamahanga nibo bari bahatuye bishop Kinyamahanga na ba pasiteri Sebanyana ngira ngo babanaga bose mu gipangu kimwe niba ntarimo kwibesha hariya neza ni hafi y'aho bitaga se niho bitaga kuri ekonoma aya ngira ngo niba ari Caritas sinibuka ibintu byahakoreraga kera hafi ya SNL hariya bangeza angejeje harya arambaza ngo ese ngo ahangaha ndahazi ndamubwira ati yego ndahazi urashobora kugenda wenyine ndamubwira ati yego arambwira ngo ngaho ngo usigare neza arahindukira n'ikinga rye arasa naje ndakomeza n'amaguru nerekeza Malaki imuhira nyuma yabwo navuye aho ngaho ngenda mu Gatumba gusura abantu bacu bari barahungiyeyo ndabasura muri ya minsi 7 mayimayi zafasha aho ngenda mu Gatumba ndabasura ndabyibuka uwo munsi bari bafite amasengesho ya burakeye amateraniro bagiraga mu gitondo uwo munsi hari hayoboye pasiteri Nyonyo ampa umwanya wo kugira ijambo mvuga uwo munsi nababwiye ijambo rivuga ngo umuntu utizera Imana ameze nk'umuntu wahiye mu maha yombi nk'umwana wahiye mu maha yombi nta hantu na hamwe afatwa ikintu cyose abonye abona urupfu agatekereza ko hari ikiza kiri inyuma ariko ndababwiza ukuri Imana ni umwizerwa n'igihe ubona nta nzira Imana iba ifite inzira ifite ubushobozi bwo gukora ibiruta cyane ibyo wibwira ko yakora n'ibyo ubona biremereye n'ibyo ubona bikomeye Imana ni umwizerwa mu byo yavuze byose ibasha kubisohoza amena ibyo ni bimwe mu bintu nagiye mbona mu buzima Imana ikora imirimo amaso yanjye akayibona mbere yaho gatoya reka mbaye buno buhamya bundi nabonye ndagenda babwira Imana niboneye ni ukuvuga Imana amaso yaje yabonye Imana nirebeye kugira neza kwayo ndibuka umunsi umwe turi Buvira uwo munsi twari mu kiriyo c'umwana w'umugabo mwene wacu nawe waje kwitaba Imana ejo bundi yaguye mu Rwanda yatuye i Burundi bita Ruhora imbere yego turi mu kiriyo ndibuka ko
haje abasirikare barambwira ngo tubatabare ngo hari umusirikare wundi warwaye none yasaze arimo aje kwita muri Tanganyika none tubatabare arimo abadayimoni barambwira ati none ushaka abayumbe abanyamasengesho ubazane tujye gutabara uwo muntu ndababwira ati nimwe mugiye nta kibazo ngiye kubareba mu kanya gatoya turazana ngo mbikozeho bose buranuke bose bakambwira ngo bararushe burije ari nka saa saba z'ijoro noneho ngiye gusanga bose baragiye sigara jenyine noneho hagati ya noneho sinamenya ko mu by'Imana mu gitangaza Imana igiye gukora ikeneye gukiza uwo muntu ariko mu by'ukuri nasaga nkaho ari nje target y'Imana kuri icyo kibazo target wenda hari abatabyumva nasaga nkaho ari nje w'Imana ishaka gusumba gukiza uwo muntu ndabisobanura noneho icyo gihe narasengaga ariko sinari nakamenye ko ndi umunyabwoba cyane kuko muribuka ku bantu babayeho kera muribuka ko hari ukuntu bari baratubwiye ngo iyo umuntu asengeye abadayimoni nta mbaraga afite ngo abadayimoni bava muri uwo muntu akaba aribo bafata noneho icyo kinyoma kiragenda kinyiremamwo kikagira ngo ni ukuri noneho nkagendana n'abandi tugasenga tukabona Imana ikora imirimo n'ibitangaza icyo gihe ariko ntaramenye ko ndi umurwayi w'icyo kintu noneho nisanga ni jenyine noneho kandi mfite ubwoba nitagenda abasirikare baranyica mfite ubwoba bw'abasoda nabwiye ngo ndaza kandi ningenda abadayimoni barafata noneho ndagenda ndabyibuka ngeze ahantu hari akantu kameze nk'akarima k'imyumbati kabaga nk'inyuma yo kwa Pasiteri Mudakikwa ugana nko hirya ngeze muri ka karima k'imyumbati mbere Imana mbwira Imana ukuri ndi mu mutima ndayibwira ngo Mana urimo urabireba ukuntu ufite ubwoba none wa Mana we wagize ikintu ukora numva ntazi ko numva nta kintu nshoboye gukora abantu bose twari tugiye kujana banze ngo bafite ibitotsi kandi naje ndabifite none ndakwinyize Mana kora igitangaza cyawe birimo ndavuga gutyo numva ijwi ko rimanuka rirambwira ngo ndi Imana ikirisha ingabo nyinshi kuko nakirisha ingabo nkeya noneho nama numva ako kanya nama numva mbaye sinzi uko nabisobanura nama numva umutima wanjye ubaye nka kujya kw'intare nama numva muri hazamutse ikintu kimeze nk'agasuzuguro k'ibyo bintu cy'icyo kibazo cyabaye numva kandi ubwo abandi bagiye kuryama nanjye ngiye kubwira abadayimoni bagende nanjye nje kuryama nuko singiye gukora iguduma yo gusengera umurwayi ndabyibuka narijiye mu nzu uwo murwayi yari arwariye yari mu nzu y'umugabo utuye hano muri Amerika yitwa Karara turagenda tugera mu we nsanga hari n'abamama bahangayitse bamwe barimo baraga abasirikare bafashe wa muntu byabananiye ndangije ndababwira ati rero n'ubose twari buzane bampakaniye bavuze ko bataza kubera bafite ibitotsi ndababwira ati kandi naje waje ndabifite namwe nshingiye ku masaha mumaze mufasha umuntu mw'abasirikare ni ukuri murarusha mukeneye kuruhuka biraba mama ati namwe umwanya mumaze murira namwe mukeneye kuruhuka ndababwira ati kandi n'uyu murwayi nawe amasaha abadayimoni bamumaze ungana gutya nawe akeneye kuruhuka none rero tugiye kubigenza gutya tugiye kwakira umuntu umwe muri mwe asenga Imana ayibwire ngo Mana akize umurwayi uwasabira ashima Imana ko umurwayi akize narangiza gushima twese turashima Imana ko umurwayi yakize dusorezwe n'umurwayi ashima Imana ko yakize hanyuma tujye kuryama maze kubaha iyo gahunda uwasenze ngo akire arasenga asoza umurwayi akirwaye
Yego. usenga ngo ashima imana ko umurwayi yakize asoza umurwayi akirwaye. dutangira gushima imana ko umurwayi yakize umuntu kubundi ashima ngo hasigare abantu babiri ngo tugere ku murwayi, wa murwayi ahitagira ngo Yego. aravuga ngo ndakize mana we. Amen, amen. ako kanya ahita aba muzima, arahaguruka ashima imana ko akize. Yego. uvuza akaruru muri iyo nzu dushima imana, turangije turataha. uwo munsi ntahura ko atari imbaraga zikiza zacu bwite, ari imbaraga z'imana zikiza. niyo mpamvu mbingingira kuva ku bintu twishizemo byo kureba wajya bakubwira ngo usengere malariya ukayisengera wumva utuje ukumva rwose imana irabikora pe. bakubwira ngo usengere giripe ukumva rwose iyo ngiyo rwose woyisengera nta kibazo. bakubwira ati uyu nguyu warwaye sida ugasenga uvuga ati yewe ndayisengera ariko simbizi. kubera iki? imana ikiza malariya niyo ikiza na sida, ikiza giripe, niyo ikiza kanseri, ikiza ibicurane, niyo ikiza mugiga. ni ukuvuga niba atari imbaraga zawe zikiza giripe, uko imana ishoboye giripe niko ishoboye na sida, niko ishoboye na kanseri, niko ishoboye na bya birwara byose dutekereza ko bitajya bikira. imana ifite ububasha bwo gukora ibiruta cyane. niba ariyo irabishoboye, niba ari wowe mujyane kwa muganga kuko wowe ntabyo uzi. ni ukuvuga niba nta kwizera ufite ko kwakiza giripe kandi uzorebe neza ibyo wizeye bingana n'ibyo imana ijya ikora. imana ishimwe. Amen. uwo munsi mbona gukomera kw'imana. reka simbuke ibintu byinshi nje mu Rwanda. ngiye mu Rwanda nduye ahantu bita Kabarore. umunsi umwe nza kuja kuvuga, bari bantumiye ahantu kuvuga ubutumwa ahantu bita Rwempasha. ni mu bice bya za Nyagatare, epfo ya za Nyagatare usa n'uwerekera Uganda ku mipaka, iriya mipaka yindi y'Uganda. noneho igihe nari ngiye kuvuga ubutumwa ngira ngo nari ndi kumwe na nuriya mupasiteri bita Julienne Kabanda. Yego. nako ibi noneho ndabivuga gute? nasubira inyuma gato atanga, reka maze asubira inyuma gatoya. tugiye nari naragize umugisha wo kubona akazi, nkabona mu mushinga bita World Vision y'u Rwanda. noneho nkorayo nabanje kubonamo akazi gaciriritse cyane kampemba ubusa. Yego. ariko muri icyo gihe nabonye ako kazi gaciriritse nza kugira umukoresha usa nkaho ankunda gake. noneho umunsi umwe aza kubura karaga kamera karaga kamera bita ngo ubu digital cameras babona ubwo kamera butoya. noneho kaburira ku kazi, ariko bwa nyuma ari jewe wagatwaye. ndakazana ngashyitsa mu kazi, mbamara arambwira ngo kabuze. ambwiye ngo kabuze, naho mbwiye ngo kabuze, noneho ndamubwira se kaburiye ko nakazanye. noneho ibyago byanjye sinari nasimye mu gitabo igihe nakazanye, nari ntarasinya avuga ko kabuze. noneho avuze ko kabuze, avuga ko bagomba kunkata amafaranga, umushahara wanje. Yego. umushahara wanje barawukata, bakajya bakata 53,000 mpembwa 73. kandi icyo gihe nari mfite ideni rya banki ngomba kwishura. Yego. kwezi kwa mbere banki irayabura, kwa kabiri irayabura. Yego.
noneho ngiye guhaguruka ngiye muri iryo vugabutumwa barambwira kuri banki ngo nitutabona amafaranga yacu uyu munsi, barampamagara ngo nitutabona amafaranga yacu uyu munsi tugiye kumanika ifoto yawe twandike. Hari ukuntu bari bafite ikintu bajyaga bandika mu Rwanda ngo bihemu wambuye banki. Yego. Cyo kintu kirambabaza. Noneho nkaba ndi mu nzira ngiye mu ivugabutumwa. Noneho ndi mu nzira babaye ndavuga se ndagaruka nje kuyashaka ibwo ndayakura kwandi. Ndagenda nje kuvuga ubutumwa se buvuge ngo meze gute. Numva ni nk'umuntu ndashiga isasu gikomeye kandi akindashengiye mu murimo w'Imana. Yego. Ndavuga ngo aho kugaruka reka ngende nta kibazo. Ndagenda mva Kabaro ndi mu nzira ngenda, icyo gihe bampamagaye ngeze Karangazi. Ku bantu bahazi mu modoka kuva Karangazi kugera Ryabega ni iminota mike cyane. Muri iyo minota yo kuva Karangazi kugera Ryabega ndi mu modoka maze kwiyemeza gukomeza gahunda nkajya mu ivugabutumwa. Yego. Ngiye kubona mbona telefone yo muri Amerika irampamagaye. Nitabye nsanga ni telefone y'umukobwa wa Antoni Bukungwa bita Nyasamaza Falone. Nyasamaza atuye muri Cincinnati muri Kentucky. Ni kaya gaseti kitwa Cincinnati kaba hagati ya Kentucky na Dayton na Ohio. Noneho ampamagaye arambaza ngo muyo umeze neza, ndamubwira ndakomeye. Arambaza ngo se ufite ikaramu? Ndamubwira ati yego. Ngo ninandike imibare. Nanditse imibare, nanditse ikibazo n'igisubizo. Arambwira ngo yanyoheje amafaranga. Nahise ubwiye yari yambajije ngo se ngo namubwira ko ndimo hari ibyo ndimo ndiga. Arambaza ngo se n'amafaranga y'ibisaba nayamubwiye imbere. Noneho nahita ambwira ngo anyohereje $500. Kandi banki yari ikeneye amadolari atarenga $150. Yego. Ndangije ndagenda ngira Nyagatare nyura kuri banki. Icyo gihe naje akimara kubimbwira mfata telefone mpamagara banki ndababwira ati mukanya ngiye kohereza umwana yabazanire. Ndagiye Nyagatare mbikuje amafaranga $500 nsuyemo $150. Nyohereje Kabarore yahaye express, imodoka irayajanye yashikirije umwana ayashiriye banki. Mu byumve namwe uburemere najanye mu giterane cya Rwemasha. Amafaranga yashize ku mufuka ngiye mu giterane Rwemasha, vuga ubutumwa bwiza ndagaruka. Hashize iminsi mikeya abayobozi banje baje ni Kigali barabimenya ibyo bintu barimo bakora ko bakasa amafaranga yanje, bategeka umuyobozi wanje guhita bihagarika. Mu minsi mikeya nicara muri ka kazi kiwe bicaranye n'aba muyobozi wanje, sigamo telefone yanje ngenda mu kindi cyumba kujya gutora impapuro na printings. Ngarutse nsanga ya telefone irabuze. Ibuze noneho mbabara kabiri. Yego. Bushye mu gitondo ndababwira ngo naraye nsenze Imana, mbwira Imana ngo Mana iyi telefone wayitwaye nayo ubwayo nzabisange hamwe. Ni ukuvuga sinzabona telefone yonyine kandi sinzabona umuntu waye wenyine, ndashaka kubisanga biri hamwe. Kandi ndababwira ngo ibi bintu mbabwiye mu byandike uwayitwaye wese nzamusanga hamwe nayo. Maze kubisengera ndatura, hashize ukwezi kumwe nja muri MTN ndayishaka iratinda kuboneka. Noneho barambwira ngo nzogaruke nyuma y'ibyumweru 2 nja gufata igipapuro ndashaka kubyihutisha kubera ndimo numva ari ibintu byinshi birimo biza kuvuga. Ndangije ya telefone turayifata ibintu nabisimbutse. Uburyo bayifata na wa muyobozi wanje wa wundi wabuvuze ko kamera yabuze, hashize amezi 2 baramufata bamufatira mu biro bya Division ni Kigali.
telefone ifitwe na musaza we nawe bahamagaye polisi imubeshe araza ku kazi kuri wadirigene bageze bamutegeka guhamagara mushiki we araza ngo hagere bakura musaza bamwe amapingu bayambika wa mushiki wiwe bakimara kumwambika amapingu sohoka muri office musangamwo ndababwira ngo ndashima Imana ko ari umwizerwa nababwiye wa munsi ko wayitwaye nzamusangana nayo none ndashima Imana ko musanganye nayo ibyo biratambuka ndabibona noneho subiye muri rwa rugendo rwa Rwempasha ngeze Nyagatare uwo munsi asanga icyapa kivuga ko hari universite yitwa ya Nyagatare igiye gutangira kandi ari universite ya prive numva umutima wanjye nyemeje ko ngomba guhamagara abana bose bo ku rusengero rwacu babonye amanota makeya atabemerera kubona buruse bajye kwiyandikisha aho ngaho ha prive Imana izabishurire amen. ndagenda mpamagara umugabo bita Rusagara yari umuyobozi mu rusengero yari umunyamasengesho yari umuyobozi ushinzwe abanyamasengesho ndamubwira ati yewe nugera mu masengesho ya Burakeye iwacu ubwira abana bose babonye amanota mabi atabemerera kubona buruse baze biyandikishe hano ku ishuri Imana izabishurira kandi udafite amafaranga yo kwiyandikisha ashake nyamuhe Imana izabishurira ngarutse nsanga abo bana bataragenda ndabicaza ndababaza ngo kuki mutagiye kwiyandikisha barambaza ngo se tugute n'amafaranga menshi ndabwira amafuti bwaso badakora kuki bifuza ko Imana yakora ni ikigo mwizeho ababyeyi bishuye mutaraciyandikishaho ndabwira ni mugende mwiyandikisha Imana izishura amen. ndibuka umwana umwe yahise ambwira aho ngaho arambwira ngo niba Imana izishura rero nje ngiye niyandikishe kandi nzasaba n'icumbi mu kigo Imana izishure byombi bana baragenda bariyandikisha bamaze kwiyandikisha bose kaminuza ihindukira leta abana bose barimo bahabwa buruse amen. Amen. ibyo bibonesha amaso y'umubiri Amen. umunsi umwe nja mu cyumba cy'amasengesho mpasanga abana babiri b'abakobwa umwe yitwa Jane undi yitwa Mutagoma mbabajije impamvu batari ku mashuri abandi bana biga umwe ambwira ko we yabuze ubushobozi bwo kujya ku ishuri undi ambwira ko we Imana yamuhamagariye kuza kuyikorera agarika ishuri icyo gihe naje nari musaba Imana nkimpa kandi kazi icyo gihe ni imbere gatoya nari musaba Imana nkimpa akazi noneho uwo munsi mbwira Imana ngo Mana rero umpa akazi noneho naje ndajana n'umwana ku ishuri irakampa maze kukabona nabamuhamagara mumenyesha ko agomba kujya ku ishuri haramenya n'umushahara bazampemba noneho hageze ndagenda namugurira ibikoresho ndamwandikisha mbura amafaranga yo kumwishurira mwishuri ibintu byo mu nzu byose amafaranga agashira ntabonye amafaranga yo kumwishurira ngo buce bakora ikibina ku kazi kwacu ngo batangize bashyira udupapuro ngo abantu batore buri muntu atore agapapuro utora inamba ya mbere bahita bamuha ku mafaranga bahembwa uwo munsi baratora bose nje ntora nyuma nsanga nje utoye iya mbere bahita bakorera amafaranga barayamba bayambaye bata amafaranga nyaha pasiteri wacu ngo aje kwishurira uwo mwana baragenda ngo agere ku ishuri baramubaza ati ugira umwana hano bari bamuzi ko ari pasiteri aravuga atoya ahubwo n'umwana wishurirwa na mwungeri wa wundi w'umuvugabutumwa ati yewe niwe aravuga ati ni mushiki we se cyangwa niyo n'umwana w'iwabo aravuga atoya ahubwo n'umwana yitangiyeho mu rusengero rwacu kwishurira baramusubiza ngo ugende umusubize ayo mafaranga yiwe umubwire ngo uyu mwana aziga atishura kugeza arangije amen. uwo mwana yiga atishura uwo munsi niwo munsi nanditse ijambo rivuga ngo Imana ntidushakaho ubushobozi iradushakaho ubushake ngo itwereke ubushobozi bwose bugirwa n'Imana
imana idushakaho ubushake kugira ngo itwereke ubushobozi. Baba bose bariga barangiza amashuri yabo, Mutagoma ariga nawe ararangiza, mbona gukomera kw'Imana. Amen. Umunsi umwe ndi hano muri Amerika, nta byangombwa ndabona. Ndabyibuka nicyo gihe nari nafashe amafaranga yanje ya mbere y'amataxi return, ngiye gusoza kubera yuko ubuhamya bwanjye ntabwo nabuvuga bwose. Ego. Ngiye gusoza, nihangane iminota mike cyane. Imana irambwira ngo si ibyo ukora bifite agaciro kangana iki gashobora gutuma wiyumanganya abantu barimbuka. Ndayibaza ngo Mana urashaka ko mvura iki? Irambwira ngo haguruka uje kuvuga ubutumwa bwiza kandi uzenguruke Amerika yose uhamagarira bene wanyu kugarukira Imana. Amen. Ndangije mfata umugambi wo kugenda. Nabanje kwanga mbwira Imana ngo Mana urabizi sindabona ibyangombwa, aya mafaranga nari mbonye nayo ndimo ndashaka, mfite work permit iri temporary y'iminsi mikeya. Ego. none Mana nimbara kugenda ngakoresha aya mafaranga kandi ndahagarika akazi, nzahamagara abanyabyinshi ngo batwerere amafaranga yo kwishura abaloya ko n'agaciro k'iby'Imana abantu batagaha cyane, bagufata nk'abantu bazerera cyangwa batazi ibyo bakora. Niko bafata abakozi b'Imana bihaye cyangwa bahamagariwe kuvuga ubutumwa kugenda. Ndavuga se Mana ibi nzabikora gute? Irambwira ngo haguruka ugende. Ndahaguruka ndagenda. Ndabyibuka umunsi wa mbere natangiriye ahantu twari dufite igiterane cy'abayumbe kizaba mu cyumweru gikurikira muri Dimwene. Noneho jewe ngenda mu cyumweru kibanziriza muri Dimwene kuwa 4 nimugoroba niho natangiriye. Ngezeyo hahura abantu bakeya, turaterana nimugoroba. Duteranye baranyakira ngo mvuge ubutumwa, ari abantu bakeya bagera kuri za 30 gutyo cyangwa 40. Ego. Noneho baranyakiriye ngo mbwirize, ndabwiriza. Maze kubwiriza tangira gusengera abantu. Tangiye gusengera abantu, ahaguruka mu mama n'umubyeyi wacu ni madamu wa Marehemu Tereza, wari pasiteri wacu, muramuzi abantu benshi muri mwebwe. Ego. Arahemuruka arambwira ngo ni muri mikrofone, ndayimusingiriza. Arambwira ngo Imana irambwiye ngo uje gutora ibyangombwa byawe, ndi Imana nabisinye, hanyuma ugaruke mu giterane. Amen. Ndangije ndicara hasi ngatisha indege ngaruka muri Houston gutora ibyangombwa. Ndaza nshika Houston saa z'ijoro, Kazungu arantora n'umuhungu wa Marehemu Gasengo. Arantora arantahana, ngeze mu rugo mu gitondo kare azindukana kuri immigration. Ndangena nahageze saa 12 za mu rukerera, niyo masaha bajya batangira. Ego. Ngenda agahunda mbafite, hageze barambaza ngo waje gukora iki? Ndababwira naje gukora follow up y'ibyangombwa byanje. Barambaza umukecuru uri kuri reception, barambaza ngo witwa nde? Ndamubwira ati nitwa Felix Mwungeri Bizumuremyi. Arambwira ngo ahita avuga ngo congratulations. Ego. Ndakora muri tiroire, akuramo ibyangombwa arabimpa. Akimara kubimpa zamuka ambwira Kazungu ngo naje muri airport andepozayo. Ndagenda nje kwitegura kugenda, ndagasubira muri Demwene nje kuvuga ubutumwa bwiza. Amen. Ndabyavuga ubutumwa byose bite yashatse uko iyo umaze kubona ibyangombwa uhita wakirwa nk'impunzi yashitse. Ego. Noneho ngo banyakire nk'impunzi, batangira kumva amafaranga bajya baha impunzi zashitse vuba. Noneho je bakayampa nibereye nivuga butumwa. Ego. Nabakomeza byavuga ubutumwa ndimo mpembwa nk'impunzi yashitse, kandi ndi umuturage umaze umwaka n'igice muri Amerika. Ego. Bya bintu narimo ntinya ngo ningenda zokura amafaranga y'abaloya, mbonye bya byangombwa ntabisenge bitakintu nkoze. Ego. Bavandimwe, Imana yacu ni umwizerwa rero. Amen. Iriya Mana yabanye naje muri rwa rugendo nababwiye ubushize,
ikandindira muri rwa rugendo rwose. Ndibuka ikindi kintu kimwe nigeze kubona, umwana wanje bita mupenzi umunsi umwe yarambwiye ngo dadi ngo uzi ko batubwiye ko kuwa mbere ngo bashobora bazasezerera abakozi benshi, ngo none simbizi ukuntu ibintu bizagenda. Ntabwo ati none sinzi ukuntu mbikora kandi bisoje mu gihe kitoroshe. Ndabyibuka naramubwiye ngo mwana wanje inzara yo kuwa mbere kurya kuwa gatanu, wihangane utegereze, dushobora kumenya ibintu biraye ku mutima w'Imana. Ahari Imana ifite iyindi migambi myiza. Ugende urye neza, woge, uryame, uruhuke, utegereze Imana. Dushobora kubabazwa cyangwa kugira ubwoba bw'ibizaba kuwa mbere ariko kuwa gatanu, kubera yuko dushobora kumenya ibintu Imana iraranye ku mutima izakora mu gitondesho. Ndabimubwira, bukeye aragenda kuwa gatanu gusezererwa. Ahageze bamuha envelope z'abandi bose, agiye asanga bamuporomotinze, bamuhaye umwanya wundi wo hejuru y'uwo yari asanganywe, bamuzamuye mu ntera. Mbona gukomera kw'Imana gutangaje uwo munsi. Bavandimwe, toza Imana ni umwizerwa. Uko yabaye umwizerwa ku buzima bwanje, niko ikiri umwizerwa no ku buzima bwawe. No muri bya bindi bikomeye urimo unyuramo, komeza wizere ko Imana ibasha guhindura amateka ayo ari yo yose urimo unyuramo uyu munsi. Ibyo urimo unyuramo uko bingana kose, n'ibyo utekereza ko bikomeye urimo unyuramo, wizere Imana ikomeye kubirushaho. Ibiguhanamiye, ibiguteye ubwoba byose uyu munsi, bifite ubwoba bw'Imana iri inyuma y'ubuzima bwawe. Imana ibiteye ubwoba, niwanga ubwo bwoba byo birahunga icyaguteye gutinyuka biragihunga. Ndakwingingira ugarura umutima ugatekereza gukomera kw'Imana gusumba ibiguteye ubwoba byose. Imana yacu ikomeye kurusha ibikomeye bikuri imbere. Imana yabaye umwizerwa mu byo nanyuzemo, ishobora no kuba iracyari umwizerwa no ku byo urimo unyuramo. Iyo Mana yankoresheje ndi umunyabwoba wa mugoroba, itanga imbaraga zayo zigakora imirimo ikomeye. Ufata ubwo bwoba bwawe nawe ukabushira Imana, guhinduka ubutwari, nkuko yabwiye Gideyoni ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana. Umugabo wihishe munsi y'igiti imukoresha imirimo ikomeye atsinda Abamidiyani, niko nawe yagukoresha imirimo ikomeye ugatsinda ibiguhagaze imbere. None ndashaka kugarura icyizere cyose wari ufite, kigarurira Imana. Icyizere n'icyubahiro cyose ukigarurira Imana. Za ntege wari usigaranye zishira Imana. Bwa bwoba wari ufite bushira Imana. Kwa kwiheba wari ufite buterure ugushira Imana. Bya bihe byari biguteye ubwoba imbere yawe, biterura ubishira Imana. Yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange niteguye kubaruhura. Hari Imana ihora yiteguye kukuruhura. Iyo niyo Mana yawe, iyo niyo Mana yaje, iyo niyo Mana yakoze iyo mirimo yose ku buzima bwanje, ni nayo Mana ifite imbaraga zo gukora ibikomeye mu buzima bwawe. Reka dusenge Imana ibahe umugisha mwinshi. Amen, amen. Mana yacu, uri umwizerwa mu byo uvuga, uri umwizerwa mu byo ukora, uri umwizerwa mu migambi yawe, uri umwizerwa mu rukundo ubwisha ugira, uri umwizerwa. Amaso yanje yarabyirebeye, amatwi yanje yarabyiyumviye. Gukomera kwawe nakurebesheje amaso y'umubiri Mwami. Wa munsi unyiyereka ndi ikimuga ndagenda Mwami, uramkiza mba muzima, ndagenda n'amaguru yanje yombi. Narakubonye wa munsi Mwami nguhamagariye mu ishyamba rya Nyungwe, nihebye nta byiringiro ndakubona Mwami. Narakubonye mu bihe bitandukanye by'ubuzima, wagaragaje gukomera kwawe. Narakubonye ungenera amafaranga 300 y'amanyarwanda mu ishyamba ry'inturusu rya Kibungo. Wa munsi gitwe muri Eyave, wagaragaje gukomera kwawe ndakubona Mwami. Narakubonye Mwami ushoboza gutsinda ibizame haza abari mubigishije amasomo. Narabibonye Mana ubikora, amaso yaje arabibona. Uri umwizerwa
uri umwizerwa twashurijwe, uri umwizerwa tukikifuza, uri umwizerwa twariye, uri umwizerwa twaburaye, uri umwizerwa twambaye, uri umwizerwa twabuze ibyo twambara, uri umwizerwa dufite ababyeyi, uri umwizerwa babuze, uri umwizerwa mu byo uvuga n'ibyo ukora. Mana yacu we, ni ubwizerwa bwose bugirwa nawe mwami. Ni wowe wenyine wizerwa, ni wowe wenyine wo kwiringirwa, ni wowe wenyine ubitunze, ni wowe wenyine ubigira byose, ni wowe ufite ibyuzuye mwami. Mana yacu uri umwizerwa, uri umwizerwa, uri umwizerwa, uri imfura, uri inyangamugayo, uri Imana, uradukunda tubizi neza mwami. Na wa munsi warabinyibwiriye mwami, unyoherejeho ubutumwa buvuye mu rutigita, urambwira ngo ndagukunda. Niko n'abantu mwami mbizi ko bakunda, urabakunda mwami. N'abazi ko urukundo rw'Imana rwagabanutse kubera impamvu runaka mwami, ndakwingize ngo wongere ubibutse Mana ko nta mpamvu bokora ihwanye n'urukundo bafitiye mwami. Abihereshejwe n'ibyaha uyu munsi bamenye ko urukundo rwawe rusumba gukiranirwa kwabo, bakugarukire Mana, bongere bakwizere. Abihebeshejwe mwami n'ibibazo bongere bakugarukire Mana, bamenye ko ari wowe gisubizo cy'ibibazo byose. Mana ndakwinginga mwami, uyu mugoroba Mana uhindure ubuzima bw'umuntu, ubugarurire wowe mwami, bwongere bukugarukire, agusange, yongere akwiringire, akwizere, akwiyegurire mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mugoroba Mana ureme impinduka, ureme ikintu gishya mu mutima w'umuntu mwami, ureme ikintu gishya, ubugingo bwe bwongere bwomatane n'umutima wawe Mana. Urakoze mwami Yesu, urakoze kubw'iki gicaniro nongeye kugisabira Mana yacu we, ugihindura igicumbi cy'impinduka, ahantu abantu bagera bakabona impinduka, ahantu abantu bagera bakabona gukora kw'Imana, ukabaremera ubuhamya batazabasha guceceka. Urakoze Mana ikiranuka muri byose, icyubahiro gikomeye kuba icyawe iteka ryose mwami. Mana ndagushimira.